ndabasuhuje again and again and again. Mwari mumeze neza, twaherukaga mu gice cya 10 sasa mbira byose ikiganza hasi hejuru ikindi. I promise nimvuga nga promise nawe uvuge nga promise, nawe uvuge nga promise, nawe uvuge nga promise. Isezerano ikiganza hejuru y'icyange bimaze kuba ibiganza bingahe. Gahunda yacu ni isezerano kubahereza ibyiza, mumfashe tubahe ibyiza sibyo. Incamake kuri worship fighting, intambara yo kuramya, igice cya 10. Duheruka Zainab amaze gufata umwanzuro mubi cyane wo gushaka uburyo yahitana Ngabo, nubwo byamusaba iki, avuga ati cyo byansaba cyose. Abitewe n'iki? Abitewe nuko yanze umukobwa we, kandi rero aravuga ko igikoresho azakoresha ari Nadia mu gihe yabeshyaga yuko akunda Nadia. Arangije abwira umukobwa wati oya mwana wa nishari, ndazi neza yuko Nadia kurusha umugisha. Ibyo byose bimutesha umutwe bikamutera umujinya. Muzi n'amateka uyu Zainab yanyuzemo ibintu aba yicuza, avuga ati kuki biriya byambaye. Ubu noneho Zainab agezaho yakuyeho hahandi umukobwa mubaza ati mama ni ibiki uri gupanga gukora koko kuri kuntangaza. Nyina kamubwira ati no ntagari nge watumye Sodoma na Gomora bigwa, menye ko yari imigi ikomeye kuruta ni na hano tuba. Ubwo rero ntanciye amabere please. Reka mbibutseho gato ya gahunda nziza cyane dufite yitwa umva video wakire kashi. Ntago mwaherukaga kuyibona ku ma video mashasha, ariko uyu munsi video igice cya 10 cyasokanye nayo n'ibindi bice bibanza. Sasa kugira ngo usubize neza ubone iyi impano ya Noheli n'ibihumbi 10 bimeze bite? Uribuka agakino Neri yakinnye na Ngabo, ako gakino gacunge neza, ushaka igice karimo ukitoze neza. Gakinwa n'abantu babiri bonyine, imbere yawe hari umuntu bafashije kamera yari yose iremewe, ubundi tukajudginga tukareba video ya Rusizinde, iyo ngiyo tukayihereza ibihembo. Ni ibihumbi bingahe? Ibihumbi 10. Uri tayari ngo yakorere? Ni ibintu byiza cyane, go on. Nawe turagira ngo tudatinze mu ibyo bintu, murabyibuka neza cyane. Twikomereze mu gice cya kangahe? Igice cya 11. Duhindure TV, we make you Kigali yane. Duhereye hehe? Kwa Nadia aryamye yasinziriye ndetse arimo ararota. Arose iki se kandi? Arose Zainab arimo kubika icyuma, arimo avuga ngo haracyari ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa kizongera kigashibuka, kandi ningwa nzabyuka wano nyumvira ibintu ari kurota neza ari ahantu mubyibutse ngaho. Noneho ako kanya marayika ahita mukubituroshye. Noneho arangije uwo marayika nyine muri ako kanya kamwe ahita abonekera Nadia nyine mu nzozi. N'ubundi mwana wanjye, ejo video uzatanga usome Matayo ibice 15 umurongo wa 13, nurangiza usome Matayo ibice 3 umurongo wa 9, wongereho na Yesaya ibice 61 umurongo wa 3. Ejo uzabona ikimenyetso uri kuvuga cyo karinjye wite kuvuganye nawe. Twihuse cyane ubu twageze kuri Nadia atanga video uyu munsi muri PP Jesus Win. Iyo gahunda uzikiba yowe sa kandi mwari mukazi video y'iki? Video uyu munsi. Nadia ati kamera zirateguye, sa niba bisetinze reka nze ntange video. Aratangiye gutanga video. Haleluya abakristo bavandimwe, mwari mubizi se urubwa amagambo ubugome n'ubugambanyi biva muri aba ntabande nabo mu nzu y'Imana sabo hanze barumvwa kandi bakumvikana, kuko bazi guhagarara imbere y'abantu nk'abanditse n'abafarisayo, bazi kwitegura cyane umunsi w'ikoraniro ngo bazahagarare bagaragara neza. Aba bantu ntiwabasanga mu cyumba cyo hejuru bateranye na Petero kuko barabitinye. Ndavuga mu cyumba cy'amasengesho batahurwa barigitira hehe. Cyakora iyo tubatahuye bafite amagambo abafasha. Wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru ningwa nzabyuka. Amagambo amwe namwe abafasha bahari, ukajya kumva ngo haracyari ibyiringiro by'uko naho igiti cyatemwa kizongera kigashibuka. Oya ariko muri beshya, igiti cyavugwaga si wowe. Yesu yarabivuze muri Matayo 15 umurongo wa 13, aravuga ngo atabakristo bana banjye abo bafarisayo nimubareke, nabarandati impumyi n'abarizinde bose bazagwa mu mwobo. Ariko muribuka yuko uyu nguyu yari Nadia uri gutanga video uyu munsi. Bagaragara neza baranubahwa, ariko ntaho bihuriye. Ni nk'imvi ihenze cyane ariko ibitse umwanda. Ni ibiti bitatewe n'Uwiteka
bazatemwa bajugunywe mu muriro. Atangira kwihanagura ibyo yakoze akazi katoroshye rega. Ako kanyangabo aho yari yicaye marayika aramumanukira, genda ufashe umwana wanjye ninjye wite kuguha ibyo uvuga. Urabona atananiwe video itaruzura. Ngaho ibi bintu mwibuke neza yuko ubundi ntago bisanzweho iyo video y'umunsi iri butangwe na runaka bari runaka nta wundi wo kumuvangira. Kandi noneho uyu ni perezida Pipi Jesus ni marayika ategetse gutya. Ngaho ibi ni iki? Ngabareba hirya uko yavuganaga na marayika, arangije arahaguruka aragenda. Ahagera Nadia yahimbawe cyane yafatiyeho yihanagura ibyunzwe ari mu kazi kose atanga video. Nadia baramubonye atangira kuvuga yitinya ndetse no kuvuga atangira kubinanirwa. Ubwo ngabahita mufata mu kiganza, ariko ntago turi kubibona kuri kamera, ahubwo nyine urabona bari nyuma y'ameza amufashe mu kiganza. Ngabo yungama ati haleluya, maze ukuri kuryana mu matwi barakarira Yesu, dore ko badatana no kurakara. Ubu maze nawe bakurakariye Yesu, se bari kumutwara iki ko ntacyo bazagutwara ufite Kristo muri wowe? Nawe nuko dukurikiye niba wishinjikirije kuri Yesu. Ngaho ngabo koko yahanzweho na Roho Mutagatifu. Kandi arakomeje ati na Yohana bivuga neza muri Matayo ibice 3:9 ati mw'abafarisayo mwe ntimukirate ngo mufite sokuruza wa Aburahamu bibatere kuturwanya nta soni. Ndababwira yuko Uwiteka abasha kububika akubura yamabuye nk'abana bubaha Imana. Mwarimo bizi nguyu ngabo karabaye. Nadia nawe yungamo vuba vuba ati ndetse intore zigeze ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Haleluya. Wamwumvise Nadia ariko ubwo ngubwo ngabo nawe itayungama adatindiganyije. Mbega timu nziza, none ngo naho watemwe uzashibuka. Uri igiti cy'imbere yuko mbere yo kuvuga gutyo usanze uri igiti cyatewe n'Uwiteka ngo ubone uvuga utyo ra. Nadia go kanya nawe tayungamo. Mbega ibintu byiza. Rati ibiti byatewe n'Uwiteka tuzamurira Imana icyubahiro, nkuko muri Yesaya ibice 61:3 habivuga. Ngabahita yungamo byihuse cyane, havuga ngo bazitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Mbega timu. Nadia ko kanya nawe ati haleluya. Ngabo nawe ati amen, amukore mu ntoki. Mbega we Imana iguha umugisha kandi kwagure. Uwo ni Ngabo ubwiye Nadia. Ngaho wayumvise video y'umunsi yari yapanzwe gukorwa n'umuntu umwe Nadia, none hivanzemo undi bitewe nande na marayika. Kagakino noneho marayika atangiye kukivangamo. Ibi ni iki? Buri competition muracyarimo. Ndavuga abandi basore bo muri Pipi Jesus win. Simbizi ninjye ubyivugiye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni comment. Tudatinze tugeze Nadia yageze iwabo. Ku rundi ruhande baratwerekana Ngabo yageze iwabo. Nadia yinjire mu cyumba yidunde ku buriri. Mana ndagushimye ko wabanye nanjye muri video y'uyu munsi. Ahita yibuka vuba vuba abona Ngabo aje yashaka kwitinya akamufata ukuboko. Mana we Ngabo ndumva natangiye kumukunda. Sumana ibi bintu mfasha bimvemo. Ngabo ku rundi ruhande nawe yinjire mu cyumba. Karabaye nawe yidunze ku buriri. Mana we wabigenje ute kuko watumye mfasha Nadia gusa ndagushimiye ntago ndiyore Imana bikora uko bishaka. Noneho nawe ahita yibuka amufata akaboko amugarura muri mudu. Mana we uko numva Nadia ariko se ndumva njye nanamukunda. Karabaye niba ari ubupagano mbabarire Mana, gusa niba bituruka kuri wowe ndabyemeye Mana, mfunguye umutima wanjye nawe ubishyigikire. Twihuse cyane twagiye kwa Zainabo ko kanya agiye muri saro asange muri televiziyo ye harimo video y'umunsi. Video y'umunsi ubwo y'uwo munsi ni iyihe? Ni yayindi nyine tu ya Nadia na Ngabo. Amare kuyireba. Neri vayo hano. Ninde wakubwiye kujya kujajwa? Kandi wa mwana we amukubite. Karabaye neratangiye kujya kubitwa nerate. Navuze ikize Zainabo
igihe nkubwira atangira mwibutse bya bindi yigeze kumwirata ati cyo nakora cyose sinjye warimbuye Sodomu na Gomora kandi umenye yuko naho nagwa wana haracyari ibyiringiro byuko naho igiti cyatumwa ibyo byose bimusubiramo nawe nta mpamvu yo kutagira amakenga kubera yuko aka kanya biri kunyura kuri televiziyo biri kuvugwa na Nadia kandi yabigambiriye kuri Nadia urumva ico kintu marayika akora akazi kose none ariko ntera atangiye kubirenganiramo ngaho umva wahise ugenda ubibwira Nadia Nasoni neri mama rwose ndi imbere y'Imana mubwije ukuri urabizi ninye Imana nta kintu navuze kandi mama mbabarire rwose mbabarire utazongera no kumbwira imigambi yawe kuko njye ndazi neza ko umuntu wese usenga Imana yasenga by'ukuri ntiyabura kumuhishurira imigambi mibisha abantu bamufiteho buri gihe wazajya uneganya rero ujya ubirekera mu mutima wawe rero ntutangazwe no kubona ubu butumwa ari ubwawe nyine burebe nawe utekereza impamvu bisanze muri televiziyo biri kunyuraho ni gacece kaho ngaho se nyine kuramo sinshaka kongera no kubibona kandi uzongera kuzana video iturutse muri Jesus uzambona uranyumva neza mama utangiye no kujya wanga ubutumwa bwiza tugaruke kuri Ngabo na sekreteri we Sami Ngabati ariko Sami urabona ko nta bantu bashya baheruka kwinjira muri Pipi Jesus harabura iki ubona twakora iki sekreteri Sami twakora ibirori cyangwa se tukaba twategura amarushanwa wenda yahuriramo abantu bose bafite impano Perezida Ngabo ubwo se topic yayo marushanwa yaba ari iyihe Sami Samati ntabwo kubona topic byoroshye Ngabo so ubwire Olohe ko umubwire nako ndamwibwirira amenyesha abantu ko dufite inama y'abanyamuryango bose ukwezi gutaha yo kwiga kuri topic nyereka ubutumwa bw'umunsi twageneye isi turebe ukuntu bumeze ariko mwabyumvise ko buri munsi bagena ubutumwa bakabugenera isi nawe ubwo butumwa bakoze muri video reka turebe agiye kumwereka Sami afungura computer video imezite iyo video ni Olohe arimo aratambuka yambaye akamini na mukondo hanze agaruke mukanya gato atambuka yambaye yikwije mukanya gato haza umusore ari gutambuka yambaye pocket down bimwe by'ababandi urumva nanone agaruka ari gutambuka yambaye neza ya noneho comments nyuma yaho ziri kongerwaho na Olohe uribuka yuko iyi video yateguye na Olohe noneho bivuze ngo ubundi muri Pipi Jesus buri muntu aba afite igihe agomba gutegura video y'umunsi igomba kwerekwa isi izo comments iravuga ngo iki Olohe aragira ati mwabakobwa mwe umusore wese yakwifuza kwipfundurira akareba ibanga ryamugenewe riri mu gaseke ariko nta wishimira kureba icyo abandi bapfunduye ndetse bamutanze kureba kabone nubwo umusore yaba yarapfunduye twinshi akazashaka kwita kiteka azifuza ko kaba gafunze murumva mwabakobwa mwe ibintu mukwiye kwitondera Olohe akabatanze ubutumwa noneho na wa musore bakinanye ya video nawe yungama agira ati mwabasore mwe agaciro ntugahabwa n'imyambaro ahubwo ugahabwa n'ijambo kandi ijambo rihabwa na jambo emera jambo aguhindure ikiganza isezerano akira icyawe bigerekeranya ari ibiganza bingahe mwabyumvise nawe iyi niyo video yateguwe na Olohe ndetse n'uyu musore tutigeze tuvuga izina rye kuko muri Pipi Jesus Ministry harimo abasore benshi cyane iyi video niyo sekreteri Sami yarari kwerekanga Perezida Ngabo twihuse cyane tugaruke hano Ngabo ari kwinjira muri Jesus ati hari video eshatu zavuze ubutumwa kurusha izindi video ya gatatu yabaye ya Olohe yanyuze hejo iya kabiri ni iya Neri ari kuririmba iya mbere ni iya Nadia aririmba avuga n'ijambo ry'Imana nkuko mubizi muri buri cyumweru ndeba video eshatu zavuze ubutumwa kurusha izindi maze abazikoze tukabahemba ndetse bagakorana nanjye indi video iri live turi kumwe tuvuga ubutumwa imbere y'isi yose bireba uyu munsi rero ndakorana na Nadia
Akariza, ndizera ko ibintu byose bisetinze sasa. Niba kamera ziteguye Nadia naze mumubwira ze. Nadia araza ahita anatangira ubwo ati reka dutangire turirimba. Ngaba ako kanya mureba mu maso, ese ko noneho utamfitiye ubwoba Nadia? Kugirira ubwoba suri igisimba. Ngabo abwira abakameramani, okay ready Nadia, tugiye gutangira ni live streaming, isi yose iratureba kandi ureba abantu bose bagukurikiye, sibyo? Kameramani nawe ati action. Nadia ati reka mbanze nsuhuza abantu bose badukurikiye, ndabasuje mwese. Kari kwirya nono katinyutse mana njya ko Nadia kwere. Ndabasuje mwese, reka dutangire turirimba ni indirimbo. Barayiririmba, bamaze kwirimba toke. Uyu munsi reka yibukiriza bera ko gukizwa atari ugukebana, ahubwo ari ugukebuka icyukure. Ngabona wahita yungama ati ko gukizwa atari ugucucahara, ahubwo ari ugucucagira amazi ku masezerano. Nadia ako kanya ahita yungamo ko gutinya Imana atari uguta isaro, ahubwo ari ugutora ishema. Ngabati ko kwiyoroshya atari ukubura ibiro, ahubwo ari ukuremereza ibirori by'ejo. Nerati ko gutuza bitera hirwa gutenguka. Ngabati gusakuza bigasaza nyirabyo, usakurizwa yigaramiye. Kandi ko kugukata umutsi witako ntibigutera gupfa nubwo wababara. Kandi Nadia wikwibagirwa kubabwira ko burya yavuye ntibyahindura gasose ngo wenda hari umutsima wakozwa. Ngabo reka twibwirira abana b'intare igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi ngo barabakanga. Oya Nade nyirugukanga intare ahunga icyiti gisa mw'abana b'intare mwe. Nadia ati bene data mudukurikiye, gusa musenge muhore muruhira ukuri, nzi ko bo baruhira ubusa. Nadia umusirikare umwe yaravuze ngo nta mahoro burya ava mu mahoro. Nadia nawe ati amahoro burya ava mu ntambara, ariko ntibakibeshye uretse ko n'urupfu ruva mu ntambara. Gusa Yesu niwe ugena byose akabigenera uwakunda. Amen. Ngabati haleluya. Mwari kumwe na Emwayi Ngabo. Nadia nawe ati Nadia Kariza ajye guhaguruka perezida mufate. Isi ikoma amashyi. Hirya no hino bari babakurikiye bose barayakomye kweri. Behind the scene noneho Ngabati buretse kugenda. Ibi bintu wabivanaga he? Nadia nawe ati nta handi ni muri Kristo, uri muri nge kweri. Naho se wowe ahubwo mbwira wowe. Ngabo nawe ati nanjye nuko mbikesha Kristo. Ahita yibuka igihe yagaserereza agamuserereza amubwira ati ubundi mbona ntazi ko tudahuje umuremyi, ubundi mbwira ndagutahuye, misiyo yawe ni iyihe muri Pipi Jesus Win? Si ibisore wabonyemo wa mukobwa we. Ako kanya akibuka ibyo bintu atekereze umbabarire nsanze utandukanye, simbimubwire oya ubundi se ndamusaba imbabazi z'iki, ubundi sinabibonye muri WhatsApp ye kare nabyo byibyo. Nadia uko ari kiri hahandi bakiri kumwe hahandi atekereze ubuse nomero y'itari y'akazi ndayibona gutera nze kumureba uburyo natinyuka nkamubwira ukuntu namwishimiye. Ngabo nawe ahita atekereza kwanza ngomba gutangira nkajya mpakinga WhatsApp ye nkamenya ibikorerwamo byose, ahubwo ndabigenza gute? Yikubite ku mutima, umutima wanjye uri mu bikibundo ubu ngubu n'ibiki nangiye guhindamo. Hari uko nshaka kumurinda, hari ubwo nshaka kumukunda ku buryo natangira ibintu byo kumufuhira mwinjirira mu buzima. Nadia ati nese uko ndeba wikubita ubaye iki? Ngabajijishe nabona ko hacecetse ngira ngo kange yewe. Ako kanya ngabatangira hugire muri phone ahakinga WhatsApp ya Nadia agera aho bamusaba nomero. Secretary nzanira members boko Samara kizana igitabo kirimo abamambre bose akoprogramo nomero za Nadia. Atekereze bana we confirmation code irahita ijya muri phone ya Nadia we use ndabindayibona gutera nicyo ni ikibazo ngaho. Nadia nawe uko ari gutekereza ese ubu telefone arayishyira hasi gutera ryari ako ntari umva ko ntari bugende se ntashyawe sindi bugende ntazijyanye nanjye ndamugumira iruhande uyu munsi ngomba nze kumuhamagara
ako kanya muri fone ya Nadia hazamo SMS ngaho barareba te ijosi rirenda kuvamo arimo ahengereza ngo arebe ko yabona kaga confirmation code niba ariko kaje. Nadia ati urareba ikiza ariko si Aurora unyandikiye. Sundi Aurora arashaka kumbaza ikiwe ko ntari buvi iruhande rwe, nimva iruhande rwe ntabwo biba bikinshobokeye kubona nomero kuza kumugaruka iruhande, kandi zino nomero ngomba kurara nzijyanye rwose, ngomba kuzihomba. Yiyumvire ngabo nawe ati cyama nk'Imana akayirambika hasi gato. Akubundi ko yangumye iruhande cyane kumbi burese yibereye mu byo mu bwonko, ari kwiganiriza mu bwonko, afite icyo agamije. Noneho Nadia ahita atekereza, nungutse igitekerezo, nitaba Aurore nyirambitse hano iraza kumfasha kumugaruka iruhande, nitwaje ko nari nasize telefone, ahubwo reka nitabe Aurore. Numva icyambwira, ayirambika hasi aragenda. Akigenda SMS biraje, ngabo arayibona, urumva ahita abona ni ya confirmation code aruzuza mu yes. Bahita bamubwira bati second Nadia's WhatsApp channel. Biciyemo Nadia na Aurore arimo arashaka kumubwira iki? Atumva Nadia, umva nkubwire, kuvugana ubutumwa na Perezida Ngabo ntibisobanuye kumwiyegereza, uranyumva neza? Utibeshya rero ukambera nka Neri, kuko wibeshye waba unyibeshye. Umva nkubwire, umbwirire Neri uti ushobora kuba uzi kuri guhiga urukundo kandi ari urupfu uri guhiga, uranyumva neza? Nadia arakata vuba, Aurore ahita amuhindukiza n'akajinya k'abakobwa simukazi se, amutunga urutoki mu maso, uranyumva neza? Nadia uko yari yifitiye umutuzo ahita ahinduriza, natwe turabibona turikanga, n'ubwa mbere nge mubonye gutya. Ati umva Aurore, please dare to poke me again, uranyumva neza? Utazongera kumpindukiza utya, utazatuma nkubanka guhindukiza amatama nkayatera ituze. Ariko ubwo cyangwa ugatuma mfata umwanzuro wo kurinda Ngabo no kurinda uwakunda, warubizi? Kandi byakubangamira ngira ngo urabizi, kari kumwiryaho byahatari, kisekeshwa gasuzuguro, urabibona nawe iyo foto amukubita utunoni. Aurore arangije ahindukira yisetsa yidunda yirase, arabanza yigarura muri modo yitunganya udutamaniki byose ng'iminkanya y'umujinya na modo y'ubukarashika bimushiremo, asubiraho yasize Ngabo. Perezida nari nibagiwe fone yanjye. Ngabo niyo mpamvu watinze se? Nadia amwarire kuri cya gitabo nk'umwawe nyine ibyo avuyemo, urabibona ko muko akimwariyeho. Ngabo nawe ati ese ko ndeba atangiye kureba, arimo arareba ibiki? Nibyo harimo arareba ibyo narebaga se? Nadia yakomeza kurambura cya gitabo, ariko ibi byose arabikora nk'uri kumwaragurika, nta yindi gahunda. Uko akomeje kukirambura, Ngabo umva yabuze amahoro, ariko se konde akirambura agera hahandi Ngabo yashyize ikaramu, Ngabo ahita atekereza, ariko se nyamara aranahura ibyo narindimo, reka nyimwaka. Ahita akimwambura, ako kanya agishyira, akivanaho ngaho nyine tu agishyira sekreteri Sami. Uko akimushyiriye ya telefone Ngabo yayisize. Ngaho Nadia nabonye uburyo bwiza cyane, arayifata byihuse vuba vuba, ahita yibipa, abona nomero yifuzaga kubona, arandika telefone vuba vuba. Ariko umuteguro uragwira, umutwe wabura umwuciyemo kandi ntawe bigizemo uruhare. Iki cyari igice cya 11. Reba igice cya 12 ni kuri Duhindure TV. Wibuka gukorera biriya bihembo by'ibihumbi 10 byateguwe Duhindure TV. We make you Kigaliyane.